Yes, mwebwe abakurikira Rwa Innovation Hub mwese aho muherereye tubanje kubifuriza ikaze. Uno munsi dushobora kuvuga ngo ishya n'ihirwe mu buzima bwanyu mu byo mukora byose, n'abakomeje kubana natwe twese nka Innovation Hub. Twabasezeranyije kujya dukora ku bintu bijyanye na technology, gukora imishinga igendanye no guhanga udushya. Rero ntabwo twabatengushye, tubahaye ikaze muri iki kiganiro, yaba abadukurikira buri munsi, abakanze subscribe kuri iyi channel yacu nari nawe yanyu, n'abatarayikora namwe mureba aho ngaho hasi handitse subscribe, ukande subscribe kuko twakoze amavideo menshi ushobora kwigisha ibintu bitandukanye, kwigisha ubumenyi ngiro, kwigisha ibintu bijyanye na technology. Turacyakomeza kubikoraho. Rero uyu munsi rero tugarutse tuvuga ku gikoresho muri kubona ahangaha ariyo twita Arduino cyangwa microcontroller. Iyi microcontroller yitwa Arduino, abenshi bazi kuyikoresha mu bintu bijyanye n'amaproje atandukanye. Uyu munsi ngarutse ngira ngo tuyivugeho by'umwihariko, ku buryo ikibazo cyose ushobora kwibaza kuri no microcontroller ushobora kugisubizwa, cyangwa unukurikira ukareba iyi video ukumva ibyo turi buvugane cyangwa turi buganireho muri rusange, urasubizwa. Ese iyo tuvuze microcontroller tuba dushatse kuvuga iki? Kuki twahisemo uyu munsi kuza kuganira kuri ngiyi yitwa Arduino? Hari Arduino Uno, mbese mu by'ukuri Arduino zitandukanye, hari Nano, hari Mega, hari n'izindi nyinshi. Hanyuma rero kuyo dufite uyu munsi tukunda kubona ku isoko ryacu uyu munsi niyo twita Arduino Uno. Arduino Uno cyangwa R3 ni igikoresho dukunda gukoresha mu bintu bijyanye no guprograma. Uyu munsi reka tuganire n'abantu bakora programming. Ni igikoresho cy'ingenzi muri embedded, muri programs zindi zisanzwe za C programming n'izindi n'ubundi bwoko dushobora gukoramo programming, yakira features za Python. Ushobora gukora program muri Python then ukauploadinga muri Arduino. Ushobora gukorera muri software ya Arduino, ushaka gukorera muri MATLAB, nabwo birakunda. Ino Arduino rero ni igikoresho cy'ingenzi cyane kwa programmer, just kwa programmer. Niba mumaze kino kiganiro kugira ngo twese bazumva iyi video, yaba ari abayireba uyu munsi n'abazaba bayireba bazakurikirana Rwa Innovation Hub, ko bino bintu ntibisaza. Guys, iyi ni microcontroller y'ingenzi. Ni ukuvuga ngo turabizi ko igikoresho cya electronique cyose kugira ngo gikore gikenera umuriro, gikenera power, gikenera source. Wa muriro twavuzeho niyo twita voltage ya current ya actually. Ibyo ngibyo ni ibintu tumenyereye cyane. Kuba kino gikoresho gikoresha umuriro w'amashanyarazi kugira ngo gifunction cyangwa kugira ngo gikore neza, gikenera umuriro w'amashanyarazi. Uko mubibona neza ahangaha, wenda turi bugendane kugira ngo tuze kureba izi part zigize. Ni ukuvuga ngo hari aho ducomeka umuriro, dore na ahangaha. Actually kuri kano kantu k'umukara kafite mu mwenge kari ku ruhande, ni ukuvuga ngo niho ducomeka umuriro. Iyo Arduino supplyinze ku muriro, inyinshi zakira kuva kuri 5 kugera kuri cyangwa kuva kuri 3 kugera kuri 15 ya DC voltage. Nayo ngira ngo ni umuriro uva mu mabattery, uva muri charges. Ni ukuvuga ngo dufite wa muriro wa AC twawuhinduramo DC iyo twakoresheje charge, cyangwa ari battery direct ifite umuriro wa 5 volt cyangwa kuzamura kugera kuri 12 volte. Hari indi port rero igira ushobora gucomeka kuri machine. Iyo dukoresheje USB igira umugozi wayo nawo ngira ngo iyo ugiye ku isoko ukayigura biba biri kumwe, baguhana USB port, USB cable yayo, iyo ugacomeka ku mashini. Tuziko imashini yigira output ya 5.
hariya rero ku mashini ishobora kuba 5, ishobora gusohora kuzamura kugera ku 9 bitewe n'iyo port. Actually Arduino ni board nziza cyane dufasha mu guconnecta ama output devices. Tuzi ko tugiye ku mapin igira ibice by'amapini, ariho handi tugenda ducomeka cyangwa duconnectinga za component zacu. Izi component zacu rero zikenera kuba controllable cyangwa kukontororwa, niyo mpamvu twifashisha icyo twita microcontroller. Just urumva, it is a microcontroller, ni device ntoya idufasha, ikora mu buryo bwa mass cyangwa igakora mu buryo itegeka, itanga amabwiriza kuri ibikoresho bicometseho. Niyo mpamvu rero ngira ngo mbereke bimwe mu bice by'ingenzi cyane byayo kugira ngo tugendane neza. Ibyibanze, mu by'ukuri ibyibanze ugomba kumenya ni ibi. Ibyibanze ahangaha ugomba kumenya ni bihe. Thank you, reka tugendane rwose. Yes, nimba hari ikintu dushobora kuvugaho neza dutangiye ni kuri no port. Iyi port nk'uko twabivuze ahangaha, iyi port muri kureba, iyi port no kwanga ni port y'ingenzi ku buryo uwo ari we wese agomba kumenya ikikora. Iyi ni supply, bimwe na kumwe nk'uko Arduino idashobora gukora idafite umuriro. Hano ducomekaho umugozi wa 12, bivuze ngo umugozi wa 12 ni uwuhe? Na adapter yayo Arduino ducomeka amanga ifite voltage ya 12, hanyuma ibi ifite na current ya 2 cyangwa 5. Hano rero ihangana nimwe nabwiye ducomeka USB, ya USB iza kuri machine. Iyi port nayo ni ingenzi mu gihe udafite uyu mugozi uri guprograma, nuko ngo uyu mugozi udufasha mu gushyiramo code, uyu mugozi udufasha gusupplying Arduino. Uyu mugozi ni ingenzi, niyo twita USB ya Arduino. Ikindi kintu ushobora kurebaho rero, urabona ifite IC, ikagira this is small chips of the integrated IC, integrated circuit, ijyamo ya code zacu igakorerwa processing, ba storage byose. Hanyuma izindi port dukeneye kumenya niba umaze kudesigninga code yawe, port z'ingenzi. Hano dufite izindi port za analog port, hano tukaza tukagiraho na part ya supply hano, then n'izingizi za a digital output pin. Nuko ngo zino digital iziba digital, you know, in port ishobora gukoreshwa nka input, port ishobora gukoreshwa nka output. Kubera iki? Iyi zino digital zumva high and low. Nuko ngo mu gihe data uvanye data ahantu runaka, nimba ari kuri sensor, nimba ari kuri end device, ukayizana kuri microcontroller, wibuke ko za data zacu zigenda muri form of voltage. Izo voltage rero nuko ngo yigeze kuri pin bitewe no kuntu wa programmye, wenda nabyo tuzagenda tubivugaho, bitewe no kuntu wa programmye bigenda bibwira microcontroller ikintu igomba gukora. Kubera iki? This is what you call board. Iyi board rero igizwe na component nyinshi zitandukanye, ariyo muri kubona ko n'izi pin, ibintu by'ingenzi ugomba kumenya gukoresha zino pin za analog na digital. Kuri analog hari ama sensor duconnectaho mu buryo bwa analog, hakaba n'ama sensor duconnectaho bitewe na device, even the digital. Dushobora no gushyiraho output rero ni igihe dushaka gushyiraho ibikoresho turi gukontorora. Izi pin nizo twifashisha mu gihe dushaka gukontorora ya device, za device zacu zitandukanye. Ishobora kuba ama relay, ishobora kuba ama switching device, ishobora kuba ama actuators, ishobora kuba ama cameras, ama electrical appliances zitandukanye. Nuko ngo zose birashoboka cyane. Iyi microcontroller rero ni ingenzi mu bintu ukwiriye kumenya. Niyo mpamvu mbizanye hanga kuya to breaking down, unayirebe umenye kibaho. This is what you call Arduino Uno R3. Tuzakora no kuzindi like Mega, like Nano, kugira ngo mubashe kumva se bitandukanira he. Iyi ni introduction rero ya kuri Arduino by'umwihariko.
by'umwihariko. Ibi bintu tugomba kubikora mu rurimi rwacu kugira ngo tunazamure abazakora research kuri, even birashoboka ko twashyira mu cyongereza, ariko it is important to make these tutorials in our languages, Kinyarwanda especially. Rero muri abantu b'ingenzi cyane, igikoresho ngira ngo ufite ikibazo ushaka projet zitandukanye ushobora kutwandikira muri comment cyangwa kuduhamagara muri nimero ziri comment. Dufite na groupe ya WhatsApp duhuriyemo yitwa Innovation Academy, aho hasi ushobora kujya muri description ukayisangamo ukajoininga, warangiza kujoininga ukajya uganira n'abandi baprograma batandukanye. Rero ni iby'ingenzi cyane, dore iyi niyo board uyu munsi twarimo tuvugaho, ni iyi ngiyi twita Arduino Uno guys. Thank you very much.